radiyo inkoramutima ku 107.1 FM, radiyo y'amatorero y'abaprotesitanti mu Rwanda, aho rero dukomeje ibiganiro bigiye bitandukanye by'umwihariko ariko tugenda tunaganira ku ngamba zihari mu kurwanya iki cyorezo cya coronavirus cyane. Ingamba zihari nizihe? Murakoze cyane ndagira ngo mbere yenda yuko ngana ku ngamba zisanzwe zaratangajwe dufite Minisiteri ishinzwe ubuzima ngo zishyirwe mu bikorwa neza, dufitanye imikoranire myiza n'inzego zitandukanye. Ntabwo ari ubuyobozi gusa nk'ubuyobozi bwite bwa leta, ahubwo hari n'ubufatanye hagati yacu nk'ubuyobozi bwa leta nk'abaturage. Mbere yuko tujya kuba abakristo cyangwa se tuba abayoboke b'amadini runaka, tubanza kuba abanyarwanda, ariko nyuma yaho tukagira hafi nibura buri munyarwanda aho abarizwa, akabarizwa mu itorero runaka cyangwa idini runaka. Ibyo rero biradushyira mu mwanya wo kugira ngo dukorane neza n'inzego zitandukanye n'ubuyobozi bw'amatorero atandukanye n'amadini, kuko ari bo bafite mu nshingano za mbere gukomeza kuba hafi n'abakristo babo cyangwa se abayoboke babo. Aho turaza kuhagira maze mudufashe gato cyane ishusho y'akarere ka Nyarugenge. Murakoze cyane. Dufite amasoko atandukanye, dufite amasoko atandukanye hirya no hino, dufite za gare nyinshi, dufite ibikorwa by'ubucuruzi byinshi, dufite amahoteli menshi n'amaresitora. Muri make akarere ka Nyarugenge navuga yuko ari wo mutima w'umujyi. Aha rero biradushyira mu mwanya wo gukora cyane no kugenzura yuko gahunda zitandukanye zashyizweho zo kugira ngo twirinde kino cyorezo zashyirwa mu bikorwa. Muri gahunda twashyizeho harimo nko gukaraba. Twavuze yuko cyangwa no mu biganiro byagiye bitambuka ndetse no mu bukangurambaga bukorwa, gukaraba niwo muti wa mbere. Nicyo gisubizo gikomeye cyane, nk'uko tubivuga ngo isuku niyo soko y'ubuzima. Niho duhera dushyira imbaraga cyane. Turakoresha amazi, turakoresha za robine nziza kandi zidufasha, ndetse n'abadafite ziriya za kandagira ukarabe zigezweho, hari izindi kandagira ukarabe zisa nk'iziciriritse ariko zifashishwa hirya no hino bitewe n'ubushobozi bw'abaturage. Turakoresha kandi ino miti itandukanye, hand sanitizers, ahantu by'umwihariko hari ibikorwa by'ubucuruzi. Ariko turimo no gukangurira n'abandi batandukanye bafite ibikorwa by'ubucuruzi, ushobora kuba wasubika uyu munsi aho kugira ngo wandure cyangwa wanduze benshi, ukaba wabyihorera ukabihagarika. Dufitemo nanone ibice bitandukanye birimo inyubako zikorerwamo n'inzego zitandukanye, zaba bikorera ndetse n'inzego za leta. Aho hose hagiyeho amabwiriza yo kugira ngo dusabe ubuyobozi bagende bagabanya ingano cyangwa umubare w'abantu barimo gukorera muri ibyo biro. Ibyo rero bikadufasha ko contact cyangwa se uburyo abantu babasha kwegerana bugenda bugabanuka. Turakangurira abantu bose nibura ko hagati y'umuntu n'undi habamo nibura intera ya metero 1 cyangwa intambwe 3 ugarutse inyuma gatoya. Ibyo akaba ari byo turimo kugenda dushyira mu bikorwa. Gusa ntitwabura kuvuga yuko harimo imbogamizi zikomeye cyane cyane nko mu bice birimo amasoko. Tunasaba n'abantu kugira ngo abanyarwanda n'abantu mumva vuba kandi n'abantu bagerageje kugenda bagaragaza yuko urugamba turufatanije cyane, ko ubu manutse ukajya muri za gare urabona ibyo twakanguriraga abanyarwanda ko bagabanya ingendo za hato na hato zitari ngombwa, ko barimo kubishyira mu bikorwa. Urabibona ko ndetse n'imodoka zatangiye kugabanywa muri za gare, kuko abantu ntabwo bagipfa kwirwa bagenda, ibikorwa bimwe na bimwe babihagaritse. Ibyo rero ni ibimenyetso bigaragaza ko barimo kuzamura imyumvire. Mu masoko birumvikana twashyizemo za kandagira ukarabe zishoboka nyinshi, ariko hari aho ugira utyo ugasanga abantu baracucitse, baregeranye, ya ntera ntabwo yubahirijwe. Mu byo turimo dukora, turakora ubukangurambaga dukoresheje mikoro cyangwa se ibyo nakwita indangururamajwi zigendanwa, sonorisation mobile. Izo zidufasha kuko uyu munsi ntabwo tukibasha gukora inama zitandukanye ngo tugire abantu inama z'uburyo bakwitwara, ariko turakoresha izo sonorisation mobile cyangwa se indangururamajwi zigenda zica hirya no hino ku rwego rw'umudugudu. Nanone kandi turakoresha inzego zitandukanye zirimo iz'umutekano n'iz'ibanze. Dufite uburyo u Rwanda rwubatse mu miyoborere ku buryo budufasha kugera ku baturage benshi. Dufite kugeza ku rwego rw'amasibo. Abo bose bafite kandi bahawe ubutumwa bubafasha kugenda bakangurira abo bayoboye kubasha gushyira mu ngamba, gushyira mu bikorwa ingamba zafashwe. Ndetse tunafite n'abashinzwe ubuzima, abanyabuzima hirya no hino
nabo babasha kudufasha gukangurira abantu kugira isuku. N'ubundi ni igikorwa nk'abaturage b'inyarugenge, nk'abaturage b'umujyi, nk'abanyarwanda muri rusange. Kugira isuku byari umuco wacu, twabigiraga, ariko icyo dusabwa no gutera indi ntambwe ikomeye, kuko niho tubona igisubizo gikomeye kirambye cyo kugira ngo tubashe guhangana n'indwara. Nyakubahwa Bishop, turi kumwe muri kino kiganiro, ariko nk'amadini n'amatorero, ngira ngo ku munsi wo kuwa gatandatu nijoro nibwo mwumvise itangazo ryasabaga ko bikunze haba ingamba no guterana bikagabanuka. Iki kintu mwakira mute nk'amadini n'amatorero? Twacyakiriye neza mu by'ukuri, kuko leta yacu igendereye kugira ngo umunyarwanda abeho, kandi umunyarwanda niwe munyadini. Ubwo rero iki kintu kandi uburwayi ni uburwayi burwarwa n'abantu, ntabwo buza ngo vuge ngo uyu nguyu ni umukirisitu, uyu si umukirisitu. Ni uburwayi buza bugafata abantu bose. Ubwo rero twakiyakiriye neza, kuko harimo ingamba z'ukuntu umuntu yakwirinda kugira ngo dushobore kubaho, noneho rwose ejo bundi tuzagaruke dusenge neza. Ubwo rero twacyakiriye neza, kuko amateraniro twarayahagaritse. Aho winjira mu nsengero zacu hari ahantu ho gukarabira, hari za rukoro z'abantu zifasha abantu kugira ngo zice ubukoko ubwo ari bwo bwose. Twacyakiriye neza mu by'ukuri, kandi turabona birimo kugenda neza aho bigeze. Ariko mukurikije nda uko akazi kakorwaga, uko imirimo yakorwaga mu rwego rw'itorero, babona nta mpungenge zari zo kwenda hari byinshi bishobora gupfa mu rwego rw'itorero, n'ubwenda ubuzima ari bwo bwa mbere ku bantu bose. Impungenge zirahari nyinshi cyane, kandi kubera yuko ubuzima bwacu ko twari turiho nk'itorero, akenshi ubuzima bwacu bwari bushingiye ku materaniro yo ku cyumweru. Ariko noneho kandi ibyo ari byo byose nabwo, burya iyo ubuzima udafite ubuzima, nta kindi cyongera kugira agaciro. Iyi myambaro twambara kuko turi bazima, turya kuko turi bazima, tugenda kuko turi bazima, tukora bizinesi kuko turi bazima. Ariko iyo umaze gupfa nyine urumva ko ugiye mu kindi cyiciro. Ubu rero ingamba ziriho ni ukugira ngo banyarwanda mwipfa cyangwa se mwirwara. Ubwo urumva rero turi mu gihe kidasanzwe, tugomba kwifata mu buryo budasanzwe, kandi nacyo leta yacu dusaba, akaba ari nacyo umuyobozi w'akarere yavugaga. Ikirere murashaka kwibaza, kuko amadini n'amatora mugera ku banyarwanda benshi cyane, muba mufite hirya no hino, no kubakomunika biroroha cyane. Ubu muri gukorana mute nabo kugira ngo babashe gushyira mu bikorwa amabwiriza akarere ka Nyarugenge karimo kugenda kagarukaho cyane? Ubu twarahinduye, twagiye kuri iyi system njye nawe tumaze iminsi tuvugaho iri digito. Turimo gukoresha, niyo mpamvu turi hano kuri radio. Yawe mwarabyeretswe. Koko rwose abanyarwanda, kandi uko twagiye tubivuga tuti mureke dukoreshe izi media, dukoreshe digito. Ubu ngubu turimo gukoresha radio, nk'ubu ngubu ko turimo kuvugira kuri radio, nibwo buryo turimo gutanga ubutumwa. Turimo gukoresha za WhatsApp, turimo gukoresha email, turimo gukoresha Facebook, turimo no gukora streaming kugira ngo abantu bacu bashobore kudukurikira aho ngaho. Rwose kandi tukaba twibutsa abakirisitu bacu yuko nko kuri Cathedrale Saint Etienne cyane cyane ariyo iri mu karere ka Nyarugenge, bafite streaming, barimo kunyuza service hafi za buri munsi, kuko iyi ni minsi 40 yindi y'igisibo. Niba uyibuka neza, turi mu gihe cy'igisibo, za nyigisho zo ku mugoroba ziracyanyuraho, ariko kandi abapasitori barimo kuzinyuza kuri WhatsApp, barimo kunyuza kuri Facebook, barimo gushyira kuri radio. Tukaba duhugurira abantu bacu rero kugira ngo bakoreshe uyu muyoboro w'Imana yaduhaye. Noneho ibyo guterana tukirunda ahantu hamwe tukanduzanya, ntabwo ari byo ubu twarabihagaritse. Murakora iki kugira ngo kino kintu cy'ubwoba gisa nkaho gisha mu baturage? Kuko baravuga ati turashize, rimwe rimwe wahura none ukabona ntibisanzuye, wahura none ukabona ubuzima bwahagaze, no gukora ukabona abantu basa nkaho gukora bitakibareba cyane. Murakora iki? Nibyo, abaturage bafite ubwoba, kandi mu by'ukuri bigomba kumvikana. Cyambere iyo urebye amateka y'iyi virusi, niyo ya mbere ikwirakwira mu buryo bwihuse ku isi muzabayeho. Ukurikije amateka iyo ndimo ngenda soma, niyo ya mbere ikwirakwira mu buryo bwihuse cyane. Ariko ndagira ngo mpumurize abaturage yuko ari nayo ya mbere nanone yoroshye kugira ngo twirinde. Babyumve rwose, babisobanukirwe. Niyo ya mbere yoroshye kugira ngo tuyirinde, kuko icyo dusabwa ni ukugira isuku. Nta munyarwanda rero wagira ikibazo cyo gukaraba, kuko mbere na mbere twavuze tuti nicyo cya mbere nk'abanyarwanda twifitiho, twiziho nk'umuco. Ni nayo ndetse iri muri slogan zacu: Kigali ikeye, Kigali isukuye, Kigali itekanye. Tuzi neza yuko ari umuco w'abanyarwanda, by'umwihariko abanyakigali. Ariko icyo navuga ni ukuvuga ngo uburyo bwo kwirinda biri mu biganza byacu mbere na mbere. Nababwira rero ngo nibahumure, ahubwo icy'ingenzi bagomba gukora
igihe bigaragaye yuko hari nk'ababona bagenzi babo bagize ikibazo cy'inkorora, hagize ibicurane, nibyo birumvikana ndetse bakanagira ubwoba bati uriya yarafashwe, uriya ubwo yitsamuye ararwaye, uriya arwaye coronavirus. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda ko uyu munsi ntabwo iyi coronavirus ipimishwa ijisho, ariko nibura hari ibimenyetso by'ibanze bigaragara koko dusanzwe tuzi, birimo nk'umuriro, birimo nko gukorora inkorora yumye, abanyarwanda bakunze kuvuga ngo ni inkorora y'akayi, ariko noneho bakanagira no guhumeka mu buryo bubagoye. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bishobora kuba byagaragara. Ndanasaba yuko umunyarwanda uwo ari we wese wumva agize ibyo bimenyetso, bitewe noneho n'amateka n'ingendo yari arimo agenda akora hirya no hino, we ubwe aho kugira ngo ajye muri public, ajye mu bandi, yivanga ajye mu bandi aho bicaye, nubwo bwose twavuga ngo dushyiremo ya ntera, ntabwo tumugira inama yo kubigenza atyo. Ahubwo ubwe ku giti cye akwiye no kwihezaho, yenda turi buze no kubigarukaho by'umwihariko, habeho uburyo twakwita ni ukwishyira mu kato, ariko mu kato byumvikane neza, ntibyumvikane nk'imvugo kenshi dukunze gukoresha ku bantu bagize ibibazo by'uburwayi bashyirwaga mu kato kubera indwara yarwaye. Yishyire mu kato we ku giti cye mu rwego rwo kurinda ubuzima bwe, ariko anarinda n'ubwa bagenzi be, ndetse nta n'ubwo ari n'abandi gusa, no mu rugo iwawe wakwishyira mu kato ukavuga uti mbonetseho ibimenyetso bimeze bisa nk'ibi, ngize umuriro mwinshi, ngize gukorora, inkorora y'umangatanye, ngize kugira guhumeka naniwe cyangwa se bikangora cyane, uhita wishyira mu kato ugahunga abandi, ukajya mu cyumba cyawe, icyumba cyiza gikinguye, gifite idirishya rikinguye ku buryo ubona umwuka uhagije, warangiza ugahamagara kuri nomero 114 kugira ngo bagufashe. Ikindi ni uko twashyizeho command post ku rwego rw'igihugu. Command post ni nkaho ni amatsinda ari ku rwego rwa buri karere, kugira ngo abe yafasha mu gukora mu gutabara uwagaragayeho ibyo bimenyetso igihe cyose abonetse. Ibyo rero bizatworohereza kugira ngo abantu batabarwe y'uburyo twitaga ku buzima bwabo. Turaza kugaruka noneho turebe no by'ubariko ku ngamba zihari hano muri Nyarugenge. Tugaruka gato kuri Bishop Amoti. Bishop, njya muri iminsi iyi ndwara mbere ko itangira kugaragara mu rwara ku munsi wo kwa gatatu na mbere ho gato ndetse na nyuma yaho, wasanga gatangira abavuga ubutumwa benshi cyane mu nyigisho bavuga ati ari inyigisho ubonaga zimeze nk'ari uyobe. Murarwanya na mutenazo bati n'ubundi ni iminsi ya nyuma, n'ubundi ibi byaranuwe, n'ubundi Imana iba yabivuze, n'ubundi nuko abantu banze kumvira Imana. Ibi bintu nk'abakozi b'Imana murarwana mute n'izo nyigisho kugira ngo abantu badafata iyi ndwara bakatangira kuhindura bayisanisha na Bibiliya mu buryo bw'inyungu zabo? Nari nagiye mbibona muri media zitandukanye, abahanuzi barimo guhanura, abandi bandika ibintu bitandukanye, ariko ibi bintu biroroha kuko tugira Bibiliya, kandi Bibiliya ni standard, ifite ibintu yashyizeho tugenderaho dukurikiza kandi byoroshya bino bintu. Icyo ngicyo kikaba kimwe gukoresha Bibiliya. Ikindi cya kabiri, abanyarwanda dufite umugisha udahanga ko dufite leta yita ku bintu, yita ku bintu rwose, ntabwo ari hahandi aho usanga ibintu byangirika abantu babireba, ariko ni leta ifite gahunda, uburyo bashyizeho nguko uko indwara yandura. Kandi indwara niwumva utameze neza ngaha aho wajya ku ivuriro, badushyiriyeho inzira zose dukwiriye gukurikiza. Rero icyo turimo kubwira abantu bacu ni ukuvuga ngo niwibonaho ibi bimenyetso, dufite umugisha, irukankira ku ivuriro wivuza. Aba baganga twabahawe n'Imana nabo, abaganga ntabwo barwanya umunyarwanda, ntabwo bavangura ngo uyu ni umukirisitu yise umukirisitu. Abaganga nabo ni impano y'Imana yaduhaye. Iyo tugize ikibazo twirukankira aho bari, bafite ubumenyi kandi bakadufasha, kandi bafite ibikoresho bihagije. Uwo nawo ni umugisha, kuko ntabwo kenshi mu Rwanda twagiye tugira ibikoresho by'ubuganga by'abaganga bihagije ngo tugire n'abaganga bahagije. Ariko ubu ngubu muri Nyarugenge baravuga ati nugira iki kibazo ngaha hivuriro riri, amavuriro yacu byose. Mu by'ukuri kandi icyiza cyo muri Nyarugenge nuko amavuriro manini afite imbaraga mu Rwanda ari muri Nyarugenge. Numva rero ari umugisha dufite w'igitangaza. Nkaba numva rero abakristo umwanya wo kugira ngo abantu bicare ngo bakurikize ubuhanuzi, kandi usanga kenshi babwirwa n'abantu batabizi, ariko ababizi ngaba bari hano barimo gusobanura. Noneho rezo nzira tubereka n'aba arizo bakurikiza. Ndagute mu gihe nk'iki ngiki, icya mbere umukristo nashikame rwose. Urumva isi ntabwo iri buhagarare kubera ko haje coronavirus. Ikindi cya kabiri, umukristo namenye ko atari bwo bwa mbere duterwa.
dusanzwe mu ntambara hambere ahangaha twarwanaga na ebola none ubu ngubu kandi ebola yagiye kuza twari dusanzwe turwana na sida none ubu ngubu haje coronavirus turi mu isi rero iyo tubatiza abantu turavuga ngo ugenda urwane n'isi n'umubiri naho online urumva twashyizeho online abapasitori bacu twababwiye nko muri diyoseze ya Kigali abakidikoni bacu n'abapasitori barimo gutanga amakonte yacu online kuko amabanki aracyafunguye noneho rero abantu nibakoreshe iyi online nibakoreshe za memo harya bayita momo money mobile money nibakoreshe ngizo zirakora kuko nahandi n'ubundi leta yacu yari maze igihe itubwira ati nimurekere aho ikintu tujya muri cashless economy umuntu yakwirirwa agenda ni ako rero nakakongereragaho nyakubahwa nawe abakirisitu bawe twakiraga ubundi ikibuga cy'indege cyari gifunguye ariko uyu munsi ni kuwa gatanu uyu munsi ikibuga cy'indege kirafunga uretse nk'indege zitwara imizigo gusa kugira ngo nanone zifashe abanyarwanda kugira ngo babashe kubona ibibatunga muri icyo gihe ariko ingendo zahagaze ntibibatungure rero ejo cyangwa ejo bundi duhagaritse ibyo byose bigahagarara burundu kuko no gusezerana na ba bandi bajyaga mu murenge bagendaga ari bangahe bakeya bashoboka ariko ibyo byose byahagaze ibyo ni uburyo bwo kwirinda no gukumira kuba wakwikanga ugiye gukora amakosa yo guhuza abantu kandi udafiteho control ni kimwe no nko mu nsengero ni nayo mpamvu ntubafiteho control ntufite uburyo wabahagarika biragoye cyane kugira ngo bikore ariko tuburebye uburyo nibura birimo kugenda byubahirizwa biratanga icyizere gusa turimo gushyiramo ingufu kugira ngo iki cyorezo tubashe kugikumira nibura ubuzima bw'abanyarwanda bukomeze bube bwiza tubashe kongera gufungura ibikorwa mu buryo busanzwe abanyarwanda babashe kugira ubuzima bwiza ariko babashe no kugira amagara mazima birinda iki cyorezo ndabashimiye cyane Didas turashimire Bishop Moti Rusengo ku mwanya yaduhaye nk'umwe mu bari guhagararira amadini n'amatorero muri kino gikorwa mu karere ka Nyarugenge umunsi niwe twe twakiriye Bishop tubashimire cyane kandi twizera ko umusanzu mwe murawutanga buri gihe natwanga tongera kubakenera kuko umwanya murawutanga cyane murakoze Dida ariko sakaru kanyuma umugana munabaza ubwo cyumweru abantu bazaterana gute ku cyumweru amaparuwasi yacu yose mbanze mpere mu karere ka Nyarugenge kuko ndi kumwe n'umuyobozi waho wa Nyarugenge kuri Cathedrale Saint Etienne bashyizeho uburyo butandukanye bwo guterana icya mbere hariho message ziri recorded boherereza abantu hariho system za WhatsApp hariho izindi barimo kohereza ku ma Facebook n'ahantu hatandukanye kandi ngo ntabwo ari muri Nyarugenge honyine ariko ni muri diocese ya Kigali diocese ya Kigali ifata Nyarugenge Kicukiro Gasabo agace kamwe ka Rwamagana Rurindo n'agace kamwe ndetse ka Gakenke abo bantu bose bafite abapasitore babo abapasitore babo bose n'abakidikoni bamaze gushyiraho ingamba z'ukuntu bari bugende bakominika n'abantu babo bafashe amakonte bazatanga uburyo abantu bamenye uko batanga amaturo yabo kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze ibyo ari byo byose ikintu nasoza mbwira abanyarwanda ntabwo itorero rifunze mu Rwanda ntabwo itorero rifunze amatorero yacu arafunguye aremererwa gukora ikindi cya kabiri ntabwo insengero zacu zifunze insengero zacu zirimo gukora hafunze nyine za zindi nkeya zitujuje ibyangombwa ariko ijujije ibyangombwa bisaba zose zirafunguye inzugi zazo zirafunguye ariko tukavuga ngo umuntu najyema ari umwe umuntu niba musanze muri babiri ni mwihema ya distance hagati bavuga mbese turimo kuvuga ngo noneho nimureke duhindure uko twasengaga dusenge gutya ariko insengero zacu zirakora ni nzima abapasitore bacu barahari barabakunda barabashaka kandi barenda kubafasha ariko turenda ngo tubasengeshe muriho kandi muri bazima murakoze